kipe mpane ibi biratuma Tareba akomeza guhakana undi ari kwisobanura aya makuru amabaruwa yabaye menshi aya makuru ya perezida Tarebu nubwo tumva ikinyarwanda ashobora kuba yabyumvishe bino saa 5 zirageze reka tuvuge amakuru agezweho Murera mukomeze ku munsi w'ejo tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani nibwo ari deadline yo gutanga abakinnyi amakipe azakoresha muri CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League. Duhereye muri Rayon Sport rero. Rayon Sport akakanya makuru ariho Rayon Sport ashakaga umukinnyi ukina mu kibuga hagati yugarira. Hari umukinnyi Rayon Sport ashakaga w'umunyamari ukina mu bihugu by'Abarabu. Niwe bahanganaga n'umuntu witwa Erdinho. Amakuru rero mfite nuko uwitwa uwo munyamari equipe ya Sport kakanya muri aya masaha tuvugana imaze kumureka. Ni umunyamari wakinaga mu bihugu by'Abarabu yaragiye kuva hanze. Uyu mukinnyi rero bamaze kumuvaho. Andi mahirwe akabiri nuko uwitwa Erdinho ariwe equipe ya Murera ishobora guhitamo mu gihe yaba yari kuwitwa Jingale cyangwa se ikabyihorera nawe ntimugure. Yari yagoranye gusinya ariko amakuru nkura mu Burundi ngo nuko uyu mukinnyi ashobora kuba yemeye. Icya kabiri yitwa Drissa Kuyate equipe ya Sport ngo hari umuntu wemeye gutanga amafaranga ya Sport ifite Drissa Kuyate ubundi bagahita batandukana neza cyane. Uwitwa Ndikmana Asman Garden Rayon Sport nayo irifuza gutandukana nawe ariko amakuru ava ku mpande nuko Ndikmana Asman Garden yababwiye ati ndamwifuza ko dutandukana mu amafaranga yanjye yose ubundi mpite nandukana n'ikipe yitwa Rayon Sport. Uyu munsi ntagihindutse Rayon Sport ishobora gutangaza umukinnyi mushya gutangaza umukinnyi mushya ku munsi w'ejo niyo deadline yo gutanga abakinnyi muri CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League. Murera ukuntu kwiyubaka ukuntu imeze ahubwo twiganire kuri Murera kuko Kuyate ntaturangaze wa mugani ukwezi ubwo we yagiye yagiye nubwo yagiye yababaye ukwezi kwa Rayon ntabwo yagera n'undi yishimye abantu bose barashaka kuguma muri no Murera urumva nicyo nababwiraga icyo nababwiraga batupasi yagiye ababaye cyane icyo batangazaga Rayon Sport ntabwo ishaka gutegura umukino umwe yateguye ukwezi kw'abari nicyo perezida yaraje kuronshinga tumushimira ko kironshingiye kuri radio Rwanda urumva aravuga ati ni ukwezi kw'abareyo kurimo imikino kurimo kubamurikira abakinnyi ngira ngo mu kiganiro tugiranye tubanze duhere kukongera kwibutsa abantu ukwezi kw'abari match ya Mother United ku cyumweru kuwa gatatu bagakina na Al Ahly yo muri Sudan Al Ahly yo muri Sudan y'amajyaruguru Al Ahly Madani ni byiza nakiri imikino yayo i Kigali muri Confederation amaze kwandikisha pere niho izakirira aba bavuga ati ni international friendlies oya ni rwo rwego ndinde ibintu byo kujya gukina na za Intwaro ati Super Coupe turayirindiriye nayo niza turayitera ubwo ni muri weekend itaha ndayemeye Murera ati twakire Panther Dinde Panther Dinde yahe muri Cameroon izaba ari weekend ikurikiyeho bavuga ngo barava mu weekend ya Super Coupe weekend izakurikira Super Coupe nibwo bazahita bakira Panther Dinde bazajyayo bahita bagaruka bayakire i Kigali niyo mpamvu bakwise ukwezi uyu munsi ni tariki 10 zingahe 14 nuvuga ngo barabara ku kwezi kwabo kuzasozwa tariki 12 bakiriye Panther Dinde i Kigali azaba rero 12 so ubifashe rero ukabireba ni ibintu biryoshye ni imyiteguro myiza nicyo cyambere twashima igerageje kureba ibintu byajemo abantu abanyirabyo babahanga ibintu nibigira akavuyo urumva nk'iyo mipangire ku iyo madare uyikuyeho nyuma sekafi iryoshye amace 5 nyuma y'ebyiri zabanje twavuze zibaye 7 ukubisemo madare igiye kuya 8 Super Coupe no kubita mu match ebyiri zawe nugira finale uzaba ugeze kuri match 10 witerekera muri equipe yaruvuze muri Sudan ya ruguru ibaye 11 babone kujya muri Champions muri Confederation Cup ibere urumva iyo myiteguro match 11 mu maguru ku mukinnyi aba ari amezi abiri meza y'imyiteguro aryoshye yumutse hari ufata ikipe ukavuga uti kipe muri Cameroon ndakurasa kufa aho kupona agosha ikipe izahura na Rayon Sport muri championnat umunsi wa mbere izayirya ikipe izakubitana na Rayon umunsi wa mbere wa championnat izayihana cyane Rayon ifite imikino nka 13 kandi harimo nk'icyenda mpuzamahanga azaba ari imikino myinshi mpuzamahanga makipe muri za Kenya cyangwa ibyo muri Super Coupe za polisi ikindi kiza kukubaba cyane ikindi kiza perezida akomoje ongera ngo cyari kimaze iminsi kinavugwa n'abakinnyi bagiye kongerwamo
kandi bakongerwamo hakiri kare abakomojeho kugira ngo bajye kuri lisite kuko lisite bagomba kutarenze ejo kuri 15 kuri 15 ubwo wa mbere twaramubonye ubwo hasigaye babiri hari havuzwe abarundi nk'uko Ibera yamubajije witwa Eldinho sore muri Mweruka ari muri Bomamuru icyo gihe hanga cyari byavuzwe Eldinho se niyaje kujya muri Tanzania se bagiye muri Tanzania mu ikipe bita Fountain Gate akiri Burundi ari muri Mediane umukinnyi mwiza akaba ni umukinnyi w'intamba ikipe y'igihugu muremure y'abarundi ariko president ngira ngo abishyizeho umucyo avuze ko harimo abo babonye muri Sekafa ndetse n'abandi bakomoka muri Afurika y'Uburengerazuba nyine aho basanzwe bakura abakinnyi ni ikintu cyiza ubwo akazi gakomeye kare kuri staff technique n'ubundi noneho kongeramo abo bakinnyi bashyashya noneho bakagerageza kuri uburyo bahuza na bagenzi babo bo bamaranye igihe ndumva ari icyo kintu rekomandasiyo zaragaragaraga kandi zatanzwe na hari ingingo muri Sekafa rwose twaraganiraga umunsi ku munsi yaravuga ati Rugaju nkene mu center back umumediateri n'umwataka basobwa umukinnyi babonye muri Sekafa harambye atariko ntubivuge ko ari njyewe wabikubwiye kuko byatuma abakinnyi banjye babona ko ntabizeye ariko ari umumediateri yitwa Odiam twashakira mu ekipe yahuye na Rayon wa Gor Mahia w'umuhanga cyane wambarana urumva mureke gushyushya umutwe ubu Sekafa harimo abakinnyi barenga amakipe yahuye na Rayon kandi ugashakisha muri izo poste reka Ruboneka induru zivuge muri uyu mujyi abe yatuyobeje naho perezida ngenda byemera mutanga hari n'umumediateri nabonye ukinira Taska wambara 16 muremure baramonye Axel barimo beza muremure mutipe niwe wanamuvugaga Axel uribuka amasha twogeje inyamirambo ya Taska na Rayon mutipe w'umumediateri wambwiraga mwiza cyane mutipe irungu wambara 16 yaje mu ba top scorer nawe bushize twasukira abakinnyi ntiwaba Taska yahuye na Rayon Sport ikindi nitwamenya ngo ese n'umumediateri uri muri Sekafa cyane umwataka kandi n'igihe wasanga ari umwataka bari bozana uri muri Sekafa ukabona umumediateri niwe bakora wese staff ikiza ni kimwe iyo myanya barwayeho nuko bavuga bati ntabwo tugomba gusiga hari wese tageze n'iki hari muri za Guinea abafite no guhindura amaprofil komonya makuru atarabonerwa gihamya asubiza Rubonekana niyo mugabo Ishyorongi yari ko babivuze perezida rero yanavuze perezida wande wareyo aravuga basubiza Ishyorongi abajyana muri APR nagize ngo nireye aya ntago bajya yanagarutse kuri Super Coupe avuga ati twe tuzayikina ikintu cyatuma Rayon Sport ibona agafaranga ukava erega arabireba iyo wubatse ikipe yarayubatse arabizi bro kwizigira ndashaka urufaranga kwizigira nayo birira bitubwiye ari mwe twabazaga Rugaju uretse gato naguca mwira nimwe nari guciyemo nimwe twabazaga nimwe wibazaga yego ikipe yitwa Rayon Sport ishinzwe iki nuko ukina umupira w'amaguru yaramwati niba ngo hari inama kuri Ferwafa ngo z'abantu bamwe ngo banze gukina abantu bapfa akazi kabo birababaje kabisa anyway twavugaga rero nayo birira tubwira ngo urumva iyo ntacyo umutima uturega turatinyuka tukaza imbere y'Imana dushira amanga uzi gitumira confidence president ari kwivugana avuga ati mume Super Coupe ndamanura ikipe yo muri Sudan ndakina n'iya Kenya ndanikuza n'izindi impamvu yakwise kwezi kw'abashampion uzi icyo bivuze ntacyo umutima umuciraho urubanza yubatse ikipe arakubwira ati ndashira amanga mu makipe mpane ibi biratuma Tareba akomeza guhakana undi ari kwisobanura aya makuru amabaruwa yabaye menshi aya makuru ya perezida Tarebu nubwo tumva ikinyarwanda ashobora kuba yabyumvishe bino saa 5 zirageze reka tugwe amakuru agezweho Murera mukomeze